Please. Thank you so much. Enjoy this harashanda gatora mama. Aya. Ndandaje kamanze nambari rugamba ndaje. Ukuniko Dr. Nsari akiriwe mu gihugu cya Uganda. Mukomere cyane. Mu gihugu cya Uganda niko Dr. Nsari yakiriwe. Noneho Ikisoro. Kanze mukanya. Sibyo? Turaje. Nyuma yo kubyumva hanyuma ariko gushaka biragorana. Ntabwo gushaka muri ruko muhaye Dr. Nsari Jean Pierre Kwaka timu yose imbere y'imbaga y'ibihumbi muri Uganda. Yakwirukanye muri ruko. Mugize ibintu by'ukuri. Uranyiruka. Yakwirukanye muri ruko. Igihe kirageze nawe ibona ifoto nkuko wavutse ushinga umugero ugira sabo kugira nyokobuko. Nta kibazo. Niba ushaka ko nshaka ukaba ushaka ko nshaka ko reka nkubwire icyifuzo cyanjye mfite ku mutima. Igihe cyifuzo nshaka nkubwize ukuri cyaba ikintu wifuza nje nzagukwera nkubakira ibyo bintu narabikora. Nta kibazo. Nta kibazo. Gupfa napfa ari kukarongora. Yego. Niba ushaka ko nshaka umugore icyo ugiye kunkorera ni iki ngiki. Umwana n'umutware. Mbonye utwaye peyi, mbonye ujya mu mahanga, mbonye. Nagatuye cyane. Umuco ni mwiza cyane uzagukomeza ugukuranye. Uzaba umutware. Ariko ntabwo mwishere. Nibyo ndi kukubwira rero. Yego. Nje nshaka ko ushinga. Niba ushaka ko nshaka. Nje nabishaka. Yego. Niba witeguye kumfasha. Ndabiteguye utabe n'icyo. Yego. Nshaka ngo ayowe akira bo. Ayowe mana kari kuvunika sha. Ukitwala kigira imitima myiza cyabentu z'amafuruka indeka nibaraga bose ko ukunda bambe barajije kumira yambaye inga adore sekwe namo rero nge nimungore mugire muca uragiragire kugira ngire kandi komeza tugire uragira cha ukagira ushaka niki ushinzwe umugera nicyo ushaka sabi naho naza gushaka. I will pay all things you need in order to I want mukazana for every want you want. Ushaka umukazana mama y'Imana rero niba ushaka umukazana nyubakira inzu itabe ntuza serusi dore bari gukora hariya nshaka iki nshaka umukazana. Niba ushaka ko nshaka nyubakira inzu nzamushakiramo nkamutungiramo nkamugaburiramo akaba umugore wanje witeka ryose. Agashahurwa umwana ko kunsaba ibihenze n'abantu rero ariko let's kubiza umucaza kurema n'amasahani gagiye mu kuri kw'Imana bico nacu umbasa kubiza kubushoboze mfite ari ubushoboze wanga se cyumba cyo
kandi kubona urugi barukuyemo umuyaga urana koko umuntu amara gukwezi ku mwana agasanga ibintu byose byabaye se igice cy'ubaye igite wasatuba buri konje kuguhombanya ibintu urimo n'ibizi umbaje ngaje irujyane ndi kukumva nawe rero witeguye kunyubakira inzu nyine nawe urabizi ko ubushobozi mfite bugoranye kubaka inzu none ushaka iki ushakisha ukuntu mbese ntiwanakondesha niba kunyubakira inzu bikunaniye irukana mama nza n'umugore wanjye urihurizo n'agatora mama nirukane nyoko irukana mama kankubwiza ukuri nakubwe ngo nakora icyo nshoboye cyose yego ariko nkabona uzanyuma maze ubinyemerera koko uze uramuzana ukarongora nta n'amadakika gacika akiri ataje ahangaha umugore nashatse ibyo bireke irukana mama nkwereke cungana n'amafaranga gataguruka ndaje nkwereke nyirabutabire we imama urukanda kazi yawe mapucyuri ndakumva data ndankubaza ihoho we nyamukambwe naje da wenda ngwino ye ntugasitare nyamukambwe wanje uzaje urahora uragira ibintu ugira n'ibyo urukundo mwari mu mutima nyemerera nguhonge hamagana warega n'umuhigi kandi nzi kurasa ndi n'umusara nzi kugasha amazi ari menshi nkubita umugu. Please. Thank you so much. Enjoy this harashenda gatora mama. Aya. Nje ndaje kamanze nambarira urugamba ndaje. Mbo gihugu cya Uganda mukomere cyane mu gihugu cya Uganda niko Dr. Nsabi yakiriwe noneho ikisoro kanze mukanya sibyo turaje yewe ubwo uransanga mu rugo uramangana ndaguhamagana abi Chinzuru bamagana nta kibazo ndakaguha ariko si mukubikore barimo avansi ariko si mukubikore ujye kongora ndi mwene wanyu ntabwo navuga uruzi papa nazana agasanga bino bintu ntabwo ibi biroroshye genda reka tsigare ndariko sizi mweta yifu none se ubu bikoko nawe ugiye kumfata nkaho ntacyo ndico ukirigiro niba udashaka ngaho nayo ntacyo mwenda yifu shamuri n'akabutura ariko si wongeye mucire mukabutura ntangakoreshyira nyine yifu shiraho reka mere kumwe uzizo mwe nje namubwira ngo rusarambwiye ngo ibi bintu ngo muhindure yego simbuka rusarambwiye ngo bino bintu bihindure umuhereze yego rusarambwiye ngo bino bintu bihindure umuhereze ibintu rusarambwiye je ntabwo byemera pe ndakubabarira ute kubikora narabikoze ko ntabwo narizi kuzatwi none inota ndayijyana iwacu ko banyirukanye bambwiye ngo ngishyire uwayineye we bitega bitesha uko cyahangaha ikukuba cyangwa uko cyahangaha bikokora yakoze iki bikubagira uko cyahangaha ndikubwira Marima ibikoko yarambwiye ngo nimbe nko mufashije hanyuma umufashije ariko nyamara irikangaho umuryango wanje umvikana n'umuryango wawe ariko si inkweto nari nogeje kari zigize ni kuzogereza hano ni wanyu ni kwaswa n'isundi n'umwe hariho kumura yemukokumo cyangwa nawe ndandaje ibikoko ndaje nimero gatatu mbona nimero z'ibirenge byawe ziri kurenga none ko bikokora hari ibintu nari mutubye kandi biri kwihuta nyine tumaze tuvuga ikumvikanye ibyo bikokora bakwenda ibyo ndazana ntabwo ari byo ndamubwira ngo nagenda nzanira ibindi bintu bitandukanye izo nkweto nizande none ubikokora namusobanurira ngo iki ngaho nawe muhore mundebe uri kubaryaza ndikubwira ngo ikokora hari ibintu mutumye ku muhanda none ubwo bikokora garukira aho ngaho uri najya ngucike garukira aho ngaho nyine ko nawe sinikaribu icyaro mana koko ariko rero nawe nakuhiye ku manywa ntabwo nteraga inda
kandi ikindi uri kumbwira ngo kumanwa ntabwo nagutera inda n'ibiteka bari mbese ubu ujya ku musarani ukikanira ntabwo yavamo iravamo utese mana ko none reka kugira ukita ahubwo kinajyanira iki gikapu mu cyumba tubwize ukuri mfite umugore mfite abuzukuru n'abakobwa ni inkono y'imana nubwo arabiguhisha ariko nyine mfite umugore abuzukuru n'abakazana none iwacu ko banyirukanye ndabigenza ko wambwiye kuri imanzi mwemera kuryamana nawe nzi kuri imanzi y'iminkanyari bagaho mana we rero ndagira ngo wumve iki kintu ngiye kukubwira aka kanya ntabwo mva muri uru rugo ayiga data we kandi ibi bintu bizakubo imitima z'abana ibiri umwe guti wajyanye wumva akamarine kizanye gatakire mazuga njyewe mbanagamo amarine ntabwo nari nzi ko bizavamo ibi bibazo zifite amezi angahe ifite amezi abiri niho nkoze cyangwa nkoze hepfo ukoze ku hantu ngize ngo birangana shure mwene simbabarira rero kandi nkwereke niriwe yego ninde akugiye he masisi kuba ari mu gikari Geragwa ye umeze mute muraho yewe kiritu yaza kujwe mukomere cyane muraho Nyirabutere rero yagiye guterura iminsi wabo yagiye kureba nyina ngo muramukazi wa sebukwe kwa nyiramukobwa kubyara bamukorera sebukwe na nyirasenge yagize ibyaha mushiki wawe nyirabukwe kwa mubyara wabo yaragwengeye agwengeye rero ubwo umugore yagiye gutabara njye nasigaye ku rugo nuko si mwakumenyesha ubwo icyo kibazo cyabaye uyu rero ni masenge kwa mushiki wabo yaraje kudutumira ntabwo yaraje kudutumira ngo afite batisemu yaraje kudutumira afite batisemu ngo azapfa nako azahazwa muri ziriya minsi asubwa ntabwo ubwo birahurirana dufite ubuhe bukwe ubwo bagiye kumushingira bikira muri kristo we nazareti ugiye gushingira aka kanya niba ugiye gushingirwa udunyure ariko rero uriya mwana uramubanda ni impamo y'imana nuko ubu urafite imyaka ingahe 20 yes turi Kisoro ahari kubera igitaramo cya Dr Nsabi na Vision bija nguko uko acting kuri stage mu buhanga bukomeye cyane muri bimwe abantu batatekereza ko byakunda kuba abantu bakwatinga mu buryo buri live aya masaha bikaba bibaye saa 2 n'iminota hafi 5 za Uganda mu gihe mu Rwanda iwacu turi saa 1 n'iminota mikeya uyu munsi wa none ni imbaga y'abantu benshi yakoraniye hano mu gitaramo cya Laugh Season Festival. umva rero mubwire urumva abandi bari gushyingirwa iwacu banyirukanye bambwiye ngenda abadukurikiye live mukaba mubona ko abantu bari benshi kuri stage hariho Vision bija ndetse ibi ngibi ni byo bacana ariko sinyagasani bani ishobora byose ubiyimbuga koko yabaye umucanga mubwije ukuri koko nta nubwo nyamukambwe yayikubura koko rero ndebera nyagasani mu myugariro wagira ngo barazibye ntibabaganga we ubu si ibintu ni ibiki koko ayi data we ndebera aruzi terekwa ko rubure n'uwarugira ngo agire ndebera n'urutoki ni ukuri nta nubwo yarukaragira iki ariko nyamukambwe nta kintu yes Vision bija mu buhanga bukomeye cyane igitangaza ko nyamuka uraho dawe maze nawe uragenda ubiyo dore ubuzima turi live Kisoro habayeho gukaraba intoki turatinda nuko n'umugore wa muramukazi w'umugabo wanjye uwiwanjye baragwaye nuko tuje mu bitaro uraho mbega umeze ute kurwana na
il y avait pas d'image, il y avait pas de couleur, il y avait pas d'histoire, mon amour. Toi, je me nawe waragiye ndagukumbura nakuwe mu kikumariza menshi zose none sinyamukambwe nasiga kandi abo bantu bari mu kibi mwaza tudashojeje n'ikiriyo koko ntushaka nawe ukwiye kuvuga uti igihe aho kigeze no gushyingura warashyinguye ukasiga abapfu bari guhamba abakiwabo ndakuzirikanye rero wamenye ko si ruje ukundi yapfuye nawe ibyo byaba ukundi bireke nenda gukumbuye urankumbuye ndabona ko nta muntu wangiriye ku bintu mana Imana kumugabo agaseke naragapfundikiye ndabona nzagapfundurira nyamukambwe subiyeyo ubwira ukuntu narara dore mu buriri nk'ukugara ayi data we turaguruka kugaramure ugiye guhana inkwaya ubwije ukuri amakuru cya veneranda si shahuka akana ke karavunitse yabona aramanitse ari afite isimu nawe hejuru yarateye turamuhawe ageze mu rugo basanga umugore wari gukaranga intoryi z'imbumbuzi umugabo muzima barujabuyemo bararutamira usanga none sinyamuka wibutse ku mutima ugutirwa yangaya ngo hari yamuka zaratijijeyo sako gahuyuma ugakunde nta kirafata ngo nta kibazo ngwino utakarake amazi yongiyo garabuze gari gaje n'agatera amazi gabuze ukarabiye iwacu ni ikibazo ego nyamukambwe nuko Maderena shahu uzitega amatwi nkubwire ndikumva yewe nuko Maderena abagiza canga Maderena abahinza amasaka abakobwa b'abasambo babaragice wubwije ukuri abashura baragiraga amasaka baragibaga ari ku ngwice wubwije ukuri nyamukambwe ko ruzaroza ngo yaraje kugutumira ni mu biki warumbwiye ngo warumbwiye ngo roza kwibagirwa icyo abana ariko ubundi nyamuka wareka nkajya kukubwirira ajya waruguze reka njye kukubwirira mu cyumba n'izi mbariro zacikaguritse uzifanasanya sinakomeza kwicuruza gusa ndaba nicareye inkono y'umutogodo mu murakoze bagize ibyago Imana isubizaho mukwe maze rero roza kakana kabo koko wa muntu wese ariko Imana igiraga amaboko mana yanjye niko pa mama yaje mwana wa nawe tata shakubira cyane nuko nakomera cyane mwana wa komera cyane umeze uteye n'amahoro Imana ishimwe ndi kubona waracunze two waramurinze rwose data naramucungaga nkamurinda ariko rero akantu gatoya utakoze irambuga rwose yararaye ntimwayiharura ngo ubwije ukuri mwarakojeje pe ntabona kuramuki ego ku izina ry'Imana nshya nta gihe n'iki na kimwe zigera numvikana nawe ukomeje gushinga umugarama kirambi nk'uru igihe kirageze ngo ushinge umugero nawe wimanike ku twapfutse wantumbaga uzakomeza gutyo amahirwe ugawe rigazava gare ushaka ngo ngire nte ubwije ukuri iswakoze hasa nyibutse none itari koko kuzi neza yuko nakubyaye godiriva yabyara umwana wa kaba amaze kubyara aka mu by'ukuri koko uzakomeza
tuzaguhingamo ibishyimbo tuzagukoramo umbeze ukuri koko iryo jambo twavuze niryo hoshi urapfurumbize nta bushuhe ugiraga uziko natikuye nyakukavuka nkaho uramutse upfuye aka kanya wasiga inkuru ikimuso umva bari kugushaka. please. Thank you so much. Inchonzi ahantu harashya ndagatora mama. Aya. Nje ndaje kamanze nambarira urugamba ndaje. uku niko Dr. Nsari yakiriwe mu gihugu cya Uganda. mukomere cyane Mu gihugu cya Uganda niko Dr. Nsari yakiriwe noneho ikisoro kanze mukanya sibyo turaje